dusubire nituvuga Mike nyine batukurebe myemerere twegera Imana amashyi n'abageni bacu twishimire Imana bagejeje kuri wa munsi twategereje basaba ngo mwicare mwebwe uruhuke Imana ibahe Hallelujah. It's a day of celebration. Amen.
Imana ishimwe cyane. Wabikoze banamukirije uburyo ibumoso. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze tujye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 turasoma umurongo wa 18 gusa kandi ngo handitseho umutwe w'amagambo ni Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Mana dukomeje guca bugufi munsi y'ijambo ryawe, uganze ugane n'imitima yacu, ijambo ryawe risubizwa gutyo ridakoze ikibazo. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Iki gice cya 2 usomye mu gice cya mbere cy'Itangiriro urabona Imana irema. Bavuga ngo mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi iriho byose, iki hanyuma irema umuntu. Ibyo byose uburyo bwo kurema birimo muri icyo gice uze kugisoma. Hanyuma ariko nkaho Imana yabonye ko itarangije gahunda zayo neza, irareba iravuga ati ariko uyu muntu narema, uyu mugabo narema si byiza ko aba wenyine, uyu mbaye si byiza ko aba wenyine. Amen. Dukomeje gusoma hepfo turasanga Imana yazanye ibikoko, inyamaswa yaremye, wa muntu akabyita ngo ariko uko umuntu abyita nuko bica imbere ngo yaratarabona kimukwiriye, yaratarabona icyanezeza umutima we. Hanyuma Imana iza gukora akantu k'agakoryo ngo isinziriza wa mugabo, iramusinziriza arasinzira cyane ngo ivana urubavu mu mubiri we, rwa rubavu imuremeramo umugore. Iramukangura iti kamukurebe, Mike kamukurebe, Bwana Sifesa. Ngo arebye niwo muvugo wa mbere, niyo poeme ya mbere, niwo mutoma wa mbere mu isi wanditswe. Kuko umugabo yahise avuga ngo naho nakagenda sindabona ikintu nk'iki, iri ni igufa ryo mu magufa yanjye, aka ni akara ko mu mara yanjye. Ndumva hariya biriho n'ibindi byinshi, ubwo twabaza Mike nayo ibyo yavuze akangutse. Kuko haleluya, ibyo dukora, ibyo duhitamo, ibyo tubaho, ibyo twubaka, rimwe na rimwe tubaza ngo ni twebwe twabikoze kubera ubwenge bwacu, ni twebwe twahisemo neza. Ariko buriya ni Imana, urugo ni gahunda y'Imana. Amen. Nk'uko Imana yaremye ibyo byose itangira, yaremye ubukwe, yaremye urugo, yaremye icyo kintu cyo kubana abantu bombi, umwe akava iwabo undi akava iwabo, bagahura bakabana ngo bakaba umwe. Ni ikintu cyavuye ku Mana. Ntuze wibaze ngo niba ufite umugore, niba ufite umugabo, ni uko watekereje neza, ni uko wapanze cyane, oya, ni gahunda y'Imana, ni bizinesi y'Imana. Niyo mpamvu tugomba kuyubaha, tukayica bugufi, tugakunda abo Imana yaduhaye, tukagira ingo nziza. Amen. Imana ishimwe cyane. Urabona hano ngo kandi Uwiteka Imana irareba iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ngo reka muremere umufasha. Kandi umufasha ubwe Imana ivuze ngo si byiza ko, ni ukuvuga ngo ni poroje yayo, ni bizinesi yayo mu by'Imana yakoze. Ndetse ntabwo ari poroje yayo gusa, iyi Imana ihagurukije poroje itanga igufasha no kugenda neza muri iyo poroje. Niyo mpamvu yongeraho iri jambo umukwiriye. Haleluya.
urabona ko Imana ibyinjiramo byose. Ndashaka kuvuga ngo reka muremere kumufasha kuki yongeraho ako kantu k'umupira. Ni ukuvuga ngo no guhitamo Imana ihitiramo ugukwiye. Imana yakwerekeza muri iyo poroje. Iyo uyemereye, iyo ukiriye bugufi, iyo utigize igitangaza, ujyana n'Imana kandi iyo poroje yawe ikagenda neza. Imana ishimwe. Poroje yawe yo kubaka ejo mukabyara abahungu n'abakobwa bagakura, nabo bakaba abagabo, nabo bakaba abagore, kuko urugo rwiza rurimo umumama mwiza ruvamo n'abagore beza. Urugo rwiza rurimo umupapa mwiza ruvamo n'abapapa beza. Amen. Aba bana bari ku muhanda twita ababayo buriya turabareba ntabwo ari ugiye urebye neza wasanga bituruka mu rugo baturutsemo, cyangwa byavuye kuri papa cyangwa byavuye kuri mama, ariko kubona byabaye gutyo ntandi bikorerwa mu rugo. Mbwira mugenzi wawe ugomba kubaha urugo rwawe. Reka dufatire lifuti kuri aba ngaba uyu munsi dushobore kugira icyo tuvuga. Ugomba kubaha urugo rwawe. Haleluya. Kuko ni ikintu Imana yatekereje yitonze. Nk'uko Imana yavuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho yayo, ni nako yavuze ngo reka tureme urugo, turemere n'undi babana. Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ishimwe cyane. Rero ugomba kubaha urugo rwawe. Ahangaha niyo mpamvu tubashimira ko mwaje kubikorera imbere y'Imana, imbere y'ababyeyi, mu cyubahiro cy'Imana, mu nzu y'Imana. Nyine nuko ari poroje y'Imana, ntahandi ikwiriye gukorerwa keretse ahangaha. Rero ugomba kubaha umugore wawe akaramata, ugomba kubaha umugabo wawe akaramata. Imana ishimwe cyane. Hari abakobwa benshi muri Kigali cyangwa mu Rwanda cyangwa ahandi mu bindi bihugu bigeze kubamo, hari abahungu benshi bigeze kubona biganye, ariko abo bose si ukuvuga ko ni abaruta ubwiza, ariko muri abo bose amaso yawe ageze kirafunguka akavuga kwita ku mutima wawe n'uyunguye. Amen. N'uyunguye buriya ni Imana yakwitiriwe. Amen. None wakubaza abakobwa mwiganye ni bangahe? Wakubaza abo mwaturanye muri quartier ni bangahe? Kubera ikintu bisi bitarutara rwose Imana. Niyo mpamvu ugomba kumenya Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo reka muhitiremo umufasha kandi umufasha, muremere umufasha kandi umufasha umukwiriye. Imana ishimwe cyane. Rero urugo ni ikintu urugo ni urufatiro rwa byose. Ushobora kwicarana n'umuntu muri taxi muve hano mugiye Butare mukagenda muganira, urinda ugera ku Butare cyangwa uburenganzira Gitarama n'ahandi wamaze kumenya ariko uyu muntu ushobora kwibaza umuryango bavamo uko umeze, sibyo? Uganiriye nawe gusa mukaganira mwifatire watekereza n'aho aturuka uko hameze. Rero muri isoko y'ubuzima. Urugo rwawe ni isoko y'ibyiza. Urugo rwawe ni isoko y'ubuzima. Amen. Urugo rwawe ni isoko y'umunyarwanda muzima. Niyo mpamvu ukwiye kubifata ukabyitondera. Ndavuze ngo umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zacu. Amen. Haba hari umuntu uri hano waba azi impamvu cyangwa afite impamvu yatuma tudasezeranye abana Karangwa na ISIMBI n'umugabo n'umugore. Ufite impamvu ukaba uhari wicecekeye, uzacecetse ucecetse. Karangwa kugira ngo uhitemo ISIMBI ni wowe ubwawe, nta bantu bandi baje kujya mu matwi kugira ngo udakore ibitabigenza gutya.
byavuye kuri wowe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe. Subiramo. Ni njye ubwanjye wahisemo n'umutima wanjye n'ubwenge bwawe. Amen. Wowe ubwawe wowe wereye uhitamo uti uyu bivuye mu mutima niwe uzambera umugabo niwe tuzabana kandi. Karangwa uremera rero kuzabana na ISIMBI iminsi ya Kristo. Ndemera n'umutima wanjye kuzabana na ISIMBI iminsi ya Yesu. Uremera tuzamufasha muri ubu buzima ukamubona umugabo mwiza kandi akabaze tuvuga ntagire na kimwe aburana. Ndabyemera byose. Ndabyemera byose. Uremera ko niyo hagira ikibazo ujya kubaze tuvuga ngo Bibiliya bivuga ngo guca mu mazi guca mu muriro n'ibi birashoboka turi munsi y'isi, turi mu isi nako turi mu isi y'ijuru. Rimwe na rimwe haba ibibazo biramutse bibaye aguma umukunda nk'uko abisabye. Nzamukunda haba mu gihe cy'imvura haba mu gihe cy'amapfaza. ISIMBI uremera ko Karangwa kuva ubu akubera umugabo uzabana iminsi. Uremera ko uzamukunda uzamwubaha nawe akakubaha uzamurutisha abandi bantu bose. Uremera ko uzanagufasha mu buzima bwa Kristo mukagendana neza kuko twavugaga ari byo ngombwa ibigenge byanyu bikaguma kubifatira tumaze tuvuga. Ndabyemera nzamufasha mu minsi yose kubaho kwacu. Igituma tubabazima kabiri kabiri rimwe na rimwe tubishyiramo urwenya tugaseka ariko nabyo biremeye kuko nta wundi uzaba. Ibindi bintu bidahinduka. Ushobora guhindura imodoka, ushobora guhindura igihugu ukajya mu bandi hantu, ushobora guhindura inshuti, ariko ibi muriho muvuga ntibinahinduka ntibyemewe. Niyo mpamvu abazana mu nzu y'Imana mu murenge barababajije yenda n'imwe y'ababyeyi baricaje barababaza. Rero niyo mpamvu. Amen. None reka tubahe mikoro urebe ISIMBI mu maso umubwire amagambo yawe wishakira kuvuye ku mutima bitazaba bitiriye akavugaga ni pasiteri wisubirishaga. Fashaka kandi imbere y'umuryango n'inshuti n'itorero kandi ugiye kubwira hamwe n'umutima wanjye wose ndagukunda kandi nzagukunda iteka. Uzahora umwamikazi wanjye baragiye byose ibihe bibi nta na kimwe kizigera kibuza urukundo rwanjye kuba hano rwawe. Muri aka kanya sinamuka umubwira ko ngukunda ariko Kristo wenyine mbere umuhamya n'ibindi reka twumve Maze Karangwa ndagukunda mbivuze imbere y'umuryango
ugomba kuzirikana ni uko nzahora gukunda yaba mu bibi no mu byiza, nzakuba hafi ibihe byose. Imana ijya ihora ikumpera umugisha cyane, ndayishimira reka ibyo bamaze kuvuga umwami Imana tweretse iki gikoresho. Ni igikoresho cy'icyuma cyabajwe n'umuntu, ariko muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo tugihumanuje amaraso ya Yesu, tugihumanuje imbaraga z'umusaraba, tuvuga Mana izi mpeta aho zigiye kujyana kuri aba bana bacu zibe ikimenyetso gikomeye cy'uko nawe ubwawe Mana wabahuje, zibe kashe twifatanyije n'ijuru kugira ngo Mana bizababere iby'umutima wabo wifuza. Turagushimye Mana kuri byose dukorera. Izi mpeta turazihumanuye, turazejeje, tuzihimba igikoresho kidasanzwe ku bugingo no ku mibiri y'aba bana. Mu izina rya Yesu Kristo tubivuze, amen. Reka Karangwa abanze yambike isimbi. Isimbi izamurikira cyane gutya, ukamusubira muri aya magambo. Uti yewe Jean Michel Karangwa, yewe Jean Michel Karangwa, mwambitse impeta Joseline Isimbi, wambitse impeta Roseline Isimbi, ikimenyetso cy'urukundo, nk'ikimenyetso cy'urukundo. guhaye umubiri wanjye, guhaye umubiri wanjye, guhaye ibyanjye byose, guhaye ibyanjye byose, nkubahishije umubiri wanjye, nkubahishije umubiri wanjye. bigize mu izina rya Data, bigize mu izina rya Data n'iry'Umwana, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. n'iry'Umwuka wera. Amen. Reka Isimbi nawe yambike mugenzi we. Iki kiganza. Iti njyewe Isimbi Joseline, njyewe Isimbi Joseline, mbambitse impeta Karangwa Jean Michel, wambitse impeta Karangwa Jean Michel, nk'ikimenyetso cy'urukundo, nk'ikimenyetso cy'urukundo, nkubahishije umubiri wanjye, wubahishije umubiri wanjye, guhaye ibyanjye byose, ubaye ibyanjye byose, bigize mu izina rya Data, bigeze mu izina rya Data n'iry'Umwana, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. n'iry'Umwuka wera. Reka dusabe Karangwa amukureho voile, hanyuma tukurebe neza mutwereke.
bafashe uburenganzira bahabwa n'itorero, bahabwa n'Imana ndetse bahabwa na leta. Ndavuga ko ubu ngubu itariki ya 23 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019 ko Jean Michel Karangwa na Joseline ISIMBI babaye umugabo n'umugore. Kugira ngo ikimana yateranije yazanye n'umwe gitandukanye. Reka twerekeze ibiganza byacu ngaha kandi twese ducishe imitima yacu bugufi dusenge. Uwiteka bari ukomeye bari hambaye, uri Imana y'imbabazi, uri Imana igira neza, uri Imana itubana mu bwiza, itujyana mu bwiza. Tugushimire Mana urugo wubatse, reka tubasabe natwe nanjye basinye hano. Oh,
babakire bazabona icyo babaha. Iyo abantu bategura ubukwe baba baradepashije amafaranga menshi, turabizirikana rero ituro dutura n'iryo gushyigikira urugo rushya. Imana ibavugisha tubikora. Mbibutse gusa ko atari umwanya wo gufelicita, hari ahantu itorero ryageneye icyo gikorwa niho tuza kubikorera. Uzuture kugira ngo twihute tugere muri reception na bya bikorwa bindi, ntumuhobere ntumusuhuze, turabikoreraho itorero ryabiteguye. Imana ibavugisha. Reka duture twese bavugisha. Yesu ni wowe byirato